ingabo za FARDC zikimara kwambuka umupaka bahise bazivanamo imyambaro ya Kongo bazambika imyambaro y'u Burundi. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, zambutse ntabwo zigeze zamburwa intwaro. Ibi rero byose biragaragaza ko leta y'u Burundi irimo irategura ibitero bikomeye cyane ndetse bigiye kugabwa ku mujyi wa Uvira. Byanga bikunze intare za Sarambwe zigomba kuba maso haririya kuri uriya mupaka, kuko Neva yavuze ko nta mutekano Bujumbura igomba kugira igihe AFC mu 23 igomba kuba iwurimo. Ngibyo rero ibintu mu by'ukuri kugeza amagingo ya navuga ko bitangaje. Siniya minota mike rero tuba tuzanye ni breaking, nuko situation ziba zikomeje kugenda azitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'ibikomeje kuvugwa ku bitangazamakuru nabigiye bitandukanye yemwe no kuri social media, dore ko ibintu biba bitoroshye. Nubwo mu mujyi wa Goma mu by'ukuri navuga ko bitoroshye na gatoya kubera urupfu rwa directeur wa Radio Kivu 1 Magloire Paluku. Kugeza amagingo yangaya hari byinshi bikomeje kuvugwa, ariko ibitangazamakuru mw'abantu mwe mbabwire ngo byose birimo biravuga kuri Magloire Paluku, birimo biravuga kuri Magloire Paluku. Benshi bakavuga icyo batazamwibagirirwaho cyangwa se icyo bazahora bamwibukiraho. Ni byinshi, ariko ntabwo ari byo tugamije, kuko AFC yamaze gutangaza yuko bakomeje gukora enquête cyangwa se iperereza ku bijyanye n'urupfu rwe. Yarashwe amasasa 7 yose ndetse ngo araswa n'imbunda za silencieux cyangwa se imbunda zitavuga. Ibyo byose rero urumva ko ababishinzwe bagiye kubishyira mu bikorwa bakagenda babikurikira. Muri Baraka, mu mujyi wa Baraka, kugeza amagingo yangaya bivuga ko hamaze kwimurirwa ibirindiro cyangwa se hamaze kwimurirwa ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hamaze kumenyekana impamvu batakomeje berekera mu bindi bice bigiye bitandukanye, dore ko mu by'ukuri abangaba bashobora gufungwa uko byagenda uko ari kuko. Ibi byose tugiye kugenda tubikomozaho. Hanyuma tugiye kugaruka ku mupaka w'u Burundi akomeje gutegurwa ibitero bikomeye cyane, ibitero simusiga bivugwa ko bishobora kuza kwibasira umujyi wa Uvira. Ibi nabyo tugiye kubikomozaho turebe ikiri gutegurwa. Ese hano mu mujyi wa Bujumbura bimeze bite? Turabikomozaho. Hanyuma muze kunyemerera nze kugaragaza byinshi bigiye bitandukanye, aho ndetse benshi bavuga ko iyi Baraka intare za Sarambwe zishobora kuba zerekejeyo. Ndaza gukomoza ku mirwano ikomeye cyane yaje kubera mu misozi miremire ya Minembwe. Nyuma ubwo twari tuvuye muri studio, amakuru yaje atugera tubwira ko muri Minembwe bitari byoroshye cyane, ingabo z'abarundi zirimo zirakungutwa, nkuko ino terme yakuze gukoreshwa muri biriya bice. Barimo bazikunguta dore ko zidafite bazariere, zidafite n'ahandi zishobora kubona renfort, zarimo gukubitwa ku rwego rukomeye cyane. Turabikomozaho ndetse turebe uko byagenze n'uduce babashije kwamburwa. Hanyuma turaza kuba tugaruka kuri byinshi bikomeje kuvugwa ko muri Kinshasa hari gutegurwa imyigaragambyo yateguwe na secrétaire permanent wa Union Sacrée cyangwa se umunyamabanga uhoraho wa Union Sacrée. Union Sacrée ni platform cyangwa se ni ubwiyunge bw'amashaka yose ashyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Amashaka yose yibumbiye mu cyo bise Union Sacrée. Abangaba rero ngo barimo barategura imyigaragambyo karundura mu mujyi wa Kinshasa, ngo bamagana ngo agression rwandaise cyangwa se ngo guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabikomozaho. Radio Okapi mu kanya yari baze gutangaza yuko ngo imirongo miremire y'abasirikare b'Abarundi yagaragaye mu by'ukuri ku munsi w'ejo ngo ku mupaka wa Gatumba, ndetse benshi bari gusubira mu gihugu cyabo. Ariko amakuru dufite nuko hari abakomando Hibu benshi cyane nabo bashizwe hari hafi y'umupaka ngo bari gutegura ibitero bikomeye cyane. Ibi byose turabigarukaho. Mu mujyi wa Uvira abaturage bamwe na bamwe bibwirije batangira ikitwa umuganda cyangwa se gukora amasuku mu mago yabo, dore ko ibi ngibi ari bimwe mu byo bari babwiwe n'abaturiye i Bukavu. Barabwira bati nyamuneka aho intare za Sarambwe zifashe aho hantu haba hagomba kurangwa n'amasuku, namwe rero mutangire mu bikore. Batangiye kubikora rero batarabibwirwa. Murumva ko mu by'ukuri rero kugeza amagingo yanga ari ibintu bitoroshye na gatoya. Hanyuma ndaza gukomoza
ndaza gukomoza ku bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino nk'uko byemejwe ijana ku ijana y'uko umujyi wa Baraka wamaze kuba icyicaro kiri provisoire cyangwa se icy'agateganyo, icyicaro cy'agateganyo cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu kanya narimo nganira na mugenzi wanjye Clever Bemba wamaze kuba agera muri biriya bice. Abantu bari no kumamagara bikanga. Clever Bemba kugeza amagingo ya network yamugoye cyane, amugoye, niyo mpamvu nashakaga kugira mu kanya twaganiraga ari Bwegera, yamaze kugira Bwegera ndi kugira ngo tugire bice tuganira, ariko network yananiranye yemwe n'ahantu mu by'ukuri ibintu bitoroshye na gato. So rero kubw'ibyo rero reka tugarukane byinshi bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino mu by'ukuri, aho ndetse naje kubategurira mu makuru ya mu gitondo inkuru zigeze muri ebyiri, hanyuma sinaza kuzikomozaho, zirimo nk'inkuru y'uwitwa Seti Kikuni, uyu mugabo waje mu by'ukuri kwifatira ku gahanga Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, aramubwira ati wa mugabo ibyo utekereza ni ibiki, ati ibyo urimo ni ibyahehe. Uyu mugabo nawe turaza kuba tumukomozaho kuko tutigeze tubikora, rero ahubwo numvaga twamutangiriraho tukagira bimwe tuvuga ku by'uyu mugabo w'umuopoza mu by'ukuri utarya indimi ndetse utajya utinya gufungwa, dore ko ahora ashyirwa muri gereza agafungwa ariko bikarangira n'ubundi nta bwoba agize. Uyu mugabo yaje kuvuga ko ngo kuba Uvira yafashwe, yagize ati uwe Bosembe celui qui est censé nous interdire de dire qu'Uvira était tombé, ati uwatubwiraga ngo ntabwo twavuga ko Uvira yafashwe ari hehe kugeza amagingo aya ngaya, ari he kugeza ubu ngubu tuvugana? Avuga ngo uwe Jacquemain Shabani le ministre de la suspension et de dissolution des partis politiques, ati Jacquemain Shabani nuko ari hehe, umuntu uzwiho guhirika amashyaka ngo nuko abagize ibyo avuga bitandukanye n'ibya leta, atari hehe? Uwe Guy Kabombo Mwandiavita alias Winston Churchill, uyu Mwandiavita we ko atagaragara yaba aherereye he? Sans de sortir son discours par ailleurs par terre et par mer, ati ari hehe kugeza ubu ngubu? Umva ko abangaba mu by'ukuri yabishimaga hejuru nyuma yuko AFC yari yamaze kuba ifata umujyi wa Uvira, umujyi ukomeye. Benshi mu by'ukuri nubwo nagiye mbabwira ko uyu mujyi mudashobora gupfa kuwufata ngo muwivugire mutyo, ni umujyi ukomeye ndetse niwo wabaye mbere yuko Bukavu ibaho, niwo wabayeho ari wo murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ku batazi aya mateka, Uvira yigeze ibaho iyo nshobora kwita capitale provinciale cyangwa se wenda chef lieu di province, cyangwa icyicaro cya province ya Sud Kivu. Uvira mu by'ukuri yabayeho igihe kirekire. So urumva ko rero uko byagenda uko ariko kose Uvira ni umujyi ukomeye. Mu nyemerere ntangirire kuri iyi ngingo w'umupaka. Amakuru mfite arimo araturuka indani kwa ndani arambwira ko ku mupaka w'u Burundi hari kugaragara ibimenyetso bigaragara ko hashobora kugaba igitero kikagabwa kuri AFC mu 23. Ati ahangaha ku mupaka w'iki gihugu harimo haragaragara ibimenyetso simusiga byerekana ko hashobora kugabwa ibitero muri Uvira. Icyambere, abasirikare bose ba FARDC babaga mu mujyi wa Uvira bahungiye i Bujumbura, bagezeyo bose nta nubwo bigeze baba desarma. Bibuka neza muri 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo exifaze ingabo zahoze ari za Habyarimana cyangwa ya leta ya Habyarimana, ubwo zambukaga umupaka w'icyahoze ari Zaire zikagera hakurya, ntabwo zigeze zamburwa imbunda ndetse zararetswe ziragenda zijya mu makambi ndetse zinemererwa kujya zisubira inyuma zikaza kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Iki kintu nicyo cyabaye intandaro y'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwawo. Iki rero nacyo cyongeye kigaragara yuko igihugu cy'u Burundi kimara kwakira abasirikare ba FARDC, nubwo nababo bari bahari bari batsindanywe, ntabwo bigeze baba desarma. Iyo ni impamvu ya mbere igaragaza yuko ibitero birimo birabakordone, barimo barabikordona kugira ngo byongere bigabwe hariya Gatumba. Ikindi cya kabiri, mwibuke igihugu cy'u Rwanda 2013 ubwo M23 AFC yabaga itarabaho, M23 ya mbere yatsindwaga urugamba
abasirikare barambutse ba M23 barabadezaroma ndetse barabajyana babajyana kure nk'uko amategeko mpuzamahanga bitegura yuko iyo bambukanye imbunda impunzi z'igihugu ntago byemewe, ziba zigomba kujya kuri metero runaka zateganyijwe n'amakonvention international, aho bagomba kujyanwa bategereye umupaka w'igihugu cyabo. U Rwanda ariko rwo rwabigenje igihe abasirikare ba M23 batsindwaga bwa mbere. Ubu ngubu rero abarundi abasirikare ba FARDC ba Wazalendo n'Interahamwe bakimara gutsindwa muri Uvira bambutse ntibigeze babadezaroma. Icya gatatu, impamvu ya gatatu nuko amakuru dufite aturuka indani kwa ndani atubwira ko bakimara kwambuka bakigera mu mujyi wa Bujumbura bahinduriwe imyambaro yo bari bambaye ya FARDC bagahabwa imyambaro ya FDNB. Aya ni amakuru ahari ya nyayo. Bahinduriwe imyambaro, ntibambaye imyambaro ya FARDC, bambaye imyambaro ya FARDC. Nababwiye ko kuri tariki 9 Uvira ifatwa, uwo bita Guy Kabo mu mwandi ya vita yari Bujumbura. So inama zirimo ziraterana, inama zirimo zirategurwa, zirimo zirakorwa mu mujyi wa Bujumbura, bari gutegura kugira ngo barebe niba bagaba ibitero simusiga n'ubundi byo kongera kugabwa ahangaha mu mujyi wa Uvira. Iki rero kikaba kigaragaza ko intambara y'ahangaha AFC mu 23 igomba kuba maso hariya ku mupaka, ndetse mu by'ukuri ikagenzura uko byagenda uko ariko kose harimo harategurwa. Mwibuke ko tariki 9 mbere yuko AFC yinjira ku mugaragaro muri uyu mujyi, ubundi hari hazanwa abasirikare benshi bazanywe mu ndege, narabibabwiye mbabwira, ndetse na batayo zari zavuye muri Tanzania zazanywe muri kira gihugu ngo baze barinde, bikaza kurangira mu by'ukuri amazi yarenze inkombe. Ikintu nabikomojeho, amazi yarenze inkombe, byarangiye yuko batagomba kugira bate, batagomba kwinjira kuko AFC yari yamaze kubinjirana. So urabona ko rero iki ngiki kiragaragara yuko urugamba rurimo rurategurwa, ndetse leta y'u Burundi irimo irategura ibitero bikomeye cyane. Mwibuke ibyavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga asubiza umunyamakuru wa Radio France Internationale ejo bundi, ndumva ejo bundi ni watarejo, yaramubwiye ati Uvira tugomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose ikagira umutekano. Ati kutagira umutekano kwa Uvira egare guhungabana k'umutekano kwa Bujumbura. Aya rero ibi byose biragenda bigaragaza ndetse byerekana, kandi na Neva nawe ubwo yari yavuze ati igihe bazatera Uvira bakayifata, ati nanjye nta mahoro nzaba mfite, ati nanjye nzatera Kigali nyuze mu Kirundo. Urumva rero amagambo nk'ayo n'ibikorwa nk'ibyo ngibyo birimo imyiteguro. Abo tubana ku rubuga nabandikiye utya, reka mbisome wenda mbisubiremo, bataza kwibaza wenda ngo ni amakuru mu by'ukuri ngo ntigeze wenda nanditse ku rubuga hanyuma birangira ntagize icyo nyavugaho. Nagize icyo nyavugaho. Navuze nti nk'uko musanzwe mudukurikira, nababwiye ko za modoka ndetse nababwiraga, mbabwira ko AFC mu 23 ihagaze, babwira ko AFC mu 23 biteguye Ndayishimiye 5 nk'uko bikomeje kugenda bivuga yuko iminsi 5 ishize nubwo niko bimeze. Ati Ndayishimiye na Tshisekedi barimo baritegura kugaba ibitero banyuze n'ubundi Burundi. Ibi ngibi mu by'ukuri nibyo nababwiye nti ndaza mbibasobanurire yuko harimo harategurwa ibintu bidasanzwe, ariko kandi intare za Sarambwe ziri maso, bahinjiye bahafata bahabavana. Rero ubu ngubu sinzi niba umuntu yaba yamaze kukwinjirana kugeze yamaze kugukura mu mbere, wamaze gusohoka ngo wongere uze mukure mu nzu, biragoye cyane. Ngaho nguko nibyo ngibyo nashakaga kubabwira. Ibyo ngibyo abantu bakomeze babyitegure, bamenye uko situation zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma mu mujyi wa Uvira navuga ko nk'uko amakuru yagendaga atugera atubwira, amakuru yaturukaga mu gace ka Ndondo gahereye muri groupement ya Bijomba muri territoire ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo, yerekanaga ko habereye urugamba rukomeye cyane mu masaha ya mu gitondo, ndetse n'ubu ngubu bakaba bakibakonkobokaho bagikonkoboka ku ngabo z'u Burundi. Amakuru akerekana ko miterere y'umutekano nyuma y'uko abasirikare b'ingabo z'u Burundi ba FARDC basubijwe inyuma mu masaha
nyuma y'ijoro ryakeye ngo ahagana saa 2 za mu gitondo nibwo ingabo nyinshi z'u Burundi ndetse n'iza FARDC zatangiye kuva mu bice bitandukanye bya Ndondo birimo Muramvya, Gahuna ndetse naho bita kwa Mugeti n'ahandi, nyuma yo kotswa igitutu gikomeye cyane n'ingabo za Twirwaneho zikomeje guhashya ibikomeye cyane leta ndetse n'abari babashyigikiye. Amakuru avuga ko kwa Mugeti mu Irango babakuyemo ndetse naho bita mu Kagogo bakabavanayo. Amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi FDL na Wazalendo bari bahunze mu gace bahunze naho bita Muramvya ndetse bafata inzira ya Itombwe, hanyuma bakomeza bajya ngo aho bita za Kirembwe bahunga bakomeza bamanuka muri Fizi ndetse no muri Baraka. Ese muri Baraka ho biraza koroha? Kandi noneho amakuru akavuga ko muri Baraka kandi nsome uyu muntu yambwiye ati ngo masasi na uku iko nalia mushefrie ya Baraka leo asubuhi madizel batu ya Baraka kulikuwa masasi ya mingi. Muri Baraka naho bitwa ngo bahungiye ka kajagari kabo kahakomereje. Kandi Baraka mw'abantu mwe babwiza ukuri, Baraka igizwe n'utuye duce. Baraka igizwe na Makobora, igizwe na Munene, igize na Irigara, igize na Swima na Rusambo na Kabumbe na Kabondozi, Mboko, Nundu, Rusenda, Rweba, Kabera, Baraka, Fizi. Basi ahangaha rero naho nihakomeza gutegurirwa ibitero, gusa inama bashobora guhabwa niyo kwicara bagatuza bakavuga bati reka niko gace dusigaranye ko muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi amakuru hari mw'abantu none mbabwiriro bari bababwiye ko bajya muri Karemi, ariko Jean Jacques Purusi na guverinoma yavuze bati nitujya muri Karemi nta kundi turaba noneho birangiye, akazi kacu karaba karangiye, ntabwo turaba tukitwa abakozi. Bahisemo rero kujya guhagama Baraka, kuko ariko naho urumva ko Wazalendo nazo nyinshi niyo zagiye, urumva akavuyo kagiye kuhaba uko kagiye kuba kangana. Ibaze ingabo zose zari muri plane wenda uvanyemo abagiye bapfa n'ingabo z'u Burundi zahongiye ni FARDC bahongiye hakurya mu Burundi. Ibaze ingabo zose zitwa Wazalendo zabaga muri birabi ni ibice binini birebire. Turaza kuba wenda tunaganira njyewe wenda ni ibice nagerageje kugenda nagezemo, ndetse wenda ngiriwe nk'umugisha nkongera gusubirayo, ntabwo aba ari bwo bwa mbere wenda mpageze kuko nigeze mpagera nanone, ariko ni ahantu kure. Urebye mabariyeri yabagamo rero, mabariyeri yose abasirikare bose bari batunzwe n'izo bariyeri. Wambwira ngo abangaba bagiye kwirunda muri kariya kagigi ka Baraka na Fizi kuri teritware, barabaho bate? Barabeshwaho n'iki? Ahangaha rero ni ikigaragara ko AFC mu 23 n'ubundi iri buze kwerekerayo nk'uko amakuru akomeje kugenda atubwira. Andi amakuru akatubwira ko Neva akomeje n'ubundi kugaragaza ko bagiye gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kandi bagomba kurwana nk'abarinda Burundi. Aya ni amakuru yavuye mu biganiro byo bagiranye na Conseil des Ministres ndetse n'abajenerali bagiye batandukanye ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo niho hari tariki 10 nibwo yateranishije izo nzego zikomakomeye, baraganira ababwira ko ngo Uvira bagomba kwiga uburyo bwose bashobora kwisubiramo, ngo kuko nguko byakwitwara uko ariko kose. Uko muvandimwe arimo arambaza ngo mbese Maglare Faruko nta escort yari afite, ntabwo biba byoroshye. Uriya ni umukamarade, ntabwo akunze kugenda escort, ni umunyegoma, ni umuntu uzwi muri Goma, umutekano yarawizeye 100%. Gusa wenda icyo navuga wenda gihari yatekerezaga wenda na buri wese yatekereza, hano yari ari hafi yiwe, yari mu modoka ye, yarashwe n'imbunda ziri muri silencieux. Urumva ko rero mu by'ukuri sinzi ukuntu nabivuga kabisa, ko navuga ariko nzamwigenzanya mwibukira ku iyo bitaga Fokoji, aho yabango yakorwaga n'uwo bita Petit Le Tipper, iyo yakoraga noneho bajya gusoza bakavuga ngo Fetsi
Faites si vous n'avez rien compris, même si vous avez tout compris, car si on comprend tout, on se fait mal comprendre avec le risque de se faire comprendre par ceux qui vous ont mal compris. Kakantu karanshimishaga bya hatari, kari akantu wumvaga karimo ubwenge. Babaga bari kunegura, babaga bari gutuka leta, bakayituka mu mizimizo y'igifaransa, cyangwa bagatuka AFC M23, donc bagatuka buri kimwe cyose, bakanenga ibintu byose, bakanenga ariko bakanenga mu buryo noneho bajya gusoza bavuga ngo fait si vous n'avez rien compris, atumere nk'utagize icyo wumva, rien compris, ngo même si vous avez tout compris, ngo nubwo byose waba wabyumvise, ngo car si on comprend tout, ngo kuko ngo iyo wumvise byose, ngo on se fait mal comprendre, ngo uhita umera nkaho utigeze, ntacyo wigeze wumva, ngo avec le risque de se faire avec le risque de se faire prendre par ceux qui vous ont mal compris, ati kugira ngo utaza gufatwa nabi n'abakumvise, utaza kumvwa nabi n'abakumvise. Oga ari ibintu mu by'ukuri biri mu bwenge bwinshi, ayaya peyastoname kabisa, ntabwo biba byoroshye. So wenda icyo twagerageza kuvuga, nta mu escort bari hamwe, ndo particulièrement ngewe twarandikiranaga, twabaga tutaricarana ngo tugire ibyo tuganira, ariko vraiment c'était mon souhait, narabiteguraga. Ni umunande ariko wagiye mu cyama mbere kabisa, wagiye mu cyama wa mbere, atitaye kuba yari conseiller wa ministre, atitaye kuba yari directeur wa radio Kivu 1, atitaye kuba yari umuntu ufite buri kimwe cyose, atagize icyo abuze mu gihugu, ariko aza kuba uwa mbere mu bo nshobora kwita aba revolutionnaire. Nawe yari umu revolutionnaire mu bandi. So ibyo buriya niko bigenda byanga bikunze. Gusa Neva we niwe nakomozagaho, yabwiye abasirikare ndetse n'abayobozi, ababwira ko gutakaza Uvira n'ubundi Bujumbura ntacyo bimaze. Nakomoje mbabwira, nagiye nkomoza ku makuru ya kare mbabwira ko ubundi n'ikibuga cy'indege nacyo gishobora kuza kugira perturbation, parce que n'ubundi kukinjiramo biragusaba kubona autorisation, parce que kenshi indege zivogera ikirere cya Uvira. So iyo zirimo zijya Bujumbura ku kibuga cya Melchior Ndadaye, zikunze kuba zanyuze Uvira. Sinzi rero umuturanyi mushya wa mugani wa Pacifique Ninahazwe, bati umuturanyi mushya babonye batumvikanaga, ahubwo bakabaye biga uburyo bumvikana. Byamungu ku munsi w'ejo ubwo yari hari imbere ya meri, yaravuze ati abasike b'abarundi bakiri mu misozi, nimuze ntacyo turi bubatware, mutambuke neza mpora mwambuke umupaka wanyu, abiwanyu barabafungura ntabwo bari bwange, mutambuke mwigire iwanyu, ntacyo dupfa kabisa. Urumva ko AFC kugeza amagingo ya ngayo irimo irabereka urukundo, irimo irabereka buri kimwe cyose. Rero nibakenera kurwana, urumva ibyo uko biri buze kugenda. Hanyuma navuga ko kugeza amagingo ya wa mujyi wa Baraka navugaga urimo umutekano bidasubirwa, wamaze kugirwa umurwa mukuru w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta. Ku ruhande rwa leta ko Bukavu nayo, Uvira nayo bagiye Baraka. Ejo Baraka nihava bazajya Shabunda, niba sinzi Shabunda muri ayo mashyamba niba bazajyayo, ariko ndumva batajya Shabunda kuko naho AFC iriyo. Urumva ko Kivu y'Amajyepfo yose izaba yamaze kugira ute, izaba yamaze gufatwa. So navuga ko rero uduce mbabwiye two mu mujyi, two muri axe ya Shabunda, axe ya Baraka ndetse na Fizi muri rusange, mwumva uko bimeze. Kandi icyo mbabwira nuko twirwaneho nayo irimo irabakonkobokana, n'ubundi iyo bari bugende berekera niyo iragenda ibasanga. Hanyuma ingabo z'abarundi n'ubundi nizo nababwiraga mu kanya, zaramutse zikubitwa ku rwego rukomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye, haba muri bice bigiye bitandukanye. N'ubundi nababwiye kugeza amagingo ya ngaya nuko nguko situation zikomeje kwitwara. Twihuse cyane Kinshasa, nyuma y'ifatwa rya Uvira, secrétaire permanent cyangwa umunyamabanga uhoraho wa Union Sacrée yitwa Professeur André Mbata, yahamagariye abaturage bose ngo kuza gukora ngo imyigaragambyo yo mu mahoro, marche pacifique, ngo tariki kwa gatanu tariki 19, ati mu gihugu cyose
surtout l'étendue nationale. Ati tariki 19 ati kugira ngo bagaragaze yuko u Rwanda rukomeje kubavogerera igihugu, kuvogera ubusugire bw'igihugu cyabo. Ngayo nguko rero ngayo nguko ngo nibyo barimo barategura. Hanyuma Radio Okapi nabonaga yatangaje ko ngo ku munsi w'ejo hagaragaye imirongo y'abasirikare b'abarundi barimo bambuka, ni muri ya cadre yo gukonfirma abanyakinshasa kugeza ubu ngubu batari biyumvisha ukuntu Uvira yafashwe kugeza ubu na Tshisekedi ntabwo arabyumva. Okapi rero yarimo ikonfirima ivuga iti nyamuneka mu byemere uko byagenda uko ariko kose nta kindi gisigaye. Hanyuma nabonaga abaturage kabisa bo muri Uvira batangiye kwikorera amasuku mu buryo mu by'ukuri bavuga bati AFC mu 23 ni abantu bakunda amasuku, ati rero natwe reka dutangire amasuku tuyakore tuyubahirize ndetse tukome tubane neza. Abaturage bamaze kubyakira ndetse barimo baranishima cyane, ariko kandi intsinzi yo benshi baracyarimo kuyiserebura ya Uvira. Gusa icyo navuga, nyamuneka muyiserebura ariko mumenye ko Neva arimo arategura ibintu by'ubugizi bwa nabi. Ndashoje rero, ndabashimiye. Nta makuru mu by'ukuri ya kumanywa avuga ko abari ahanini ziba ari amapwe agezweho. Dukomeze mubane natwe rero, dukomeze tubane mu makuru tugenda tubibagezaho, hanyuma tuze gusubira amakuru yacu y'umugoroba tubabwira uko situation ziriwe. Ciao ciao.